hari impamvu abantu batanga zituma badashaka kuzura umwuka wera. Impamvu abantu batanga ndashaka ko tuzikora muri kino giterane. Impamvu yubajije abantu kuki mudashaka umwuka wera, bakubwira ibintu nka bitanu. Icyambere, usanga abantu bavuga ko bafite impano z'umwuka, berekwa, bahanura, bafite baba charismatique, ugasanga ntibera imbuto. Ngewe nabwiye abantu, nabivugiye hano muri urusengero rwanyu hashize igihe, umuntu wese ufite impano iyo ari yo yose, uracyakibuka, yahawe n'umwuka wera, azabanze ayisubize yayivange. Niba adakijijwe ubwira Imana uti fata ibyawe mbanze nkizwe. Niko Yesaya yabigenje. Iyo ufite impano z'Imana, ufite ibintu by'umwuka wera muri wowe, uri umunyamanyanga, bitera confusion y'abantu. Bayoberwa umwuka baramwanga kubera wowe. Abantu bazi umwuka wera kubera abagaragaza ko bawufite, batera imbuto z'umwuka wera. Impamvu mukwiye kugira gereza yanyu bakabafungirayo. Kandi muzongera no kuvuga mudashijeki ibyo bintu byakujeho. Uzabwira Imana, Imana banza ntagakiza nkizwe neza. Yesaya niko yabigenje. Yabwiye Imana ati, Imana nubwo ndi umuhanuzi mfite iminwa yanduye. Imana amubwira ati, urwaye hehe? Ati, umunwa. Umunwa nta hani mu ngingo zose, mufite ingingo zirwaye. Uti ni hehe ubabara? Ati, ni umunwa. Wabaye iki? Ndi hagati y'abanyaminwa yanduye. None se uri iki? Nanjye ndiwe. Imana ati, ubwo wiyizi ntabwo kibaye. Zana umunwa hano. Bari bazanye marayika afite amakara, agira gutya, bakozaho bati, uruvu ubaye ute? Ndumva nejejwe. Uruvu ubaye ute? Ndumva nejejwe. None se umuntu yagutuma? Umuntu yagutuma? Imana yavuga ndatuma nde? Ninde watugendereye? Yesaya aravuga ati, se ko nari ndwaye umunwa ukaba wawunjijeho amakara, ndi hano mwami ntuma. Mana yanjye ntege ku unkoze ry'umuriro, mwana yanjye tegeka ku unkoze w'ikara ry'umuriro. Ingingo zirwaye muzishyira Yesu akazikozaho amakara yafite. Abantu buzuye umwuka wera bawufite batera imbuto, mukwiye gushakirwa gereza kuko mwatumye abantu banga umwuka wera. Icya kabiri, ni abanyamwuka b'inzara. Ugasanga abantu bitwa abanyamwuka ntibajya bakora, n'abasabirizi birirwa bazerera mu ngo z'abantu bahanura, batagira akazi. Imana yabujije akazi. Hariho nabwiye ngo Imana yakujije akazi kitafuza inda yawe. Inda irakora, amaboko ntako. Inda irarya, amaboko ntakore. Iyo uri umuhanuzi, uri umuntu w'umwuka, uri umupantekote, udakora, utongwa no gusabiriza, uragwa. Ukabona abantu bitwa abantu b'umwuka, si bose ariko majorite yo muri bo ntibagira icyo bakora, ngo Imana yabujije akazi. Bigatuma abantu bavuga ati, iriya classe yo hasi, cyiciro cya mbere cy'ubudehe ntacyo najyamo. Ukabona n'abantu ho gufashwa na leta, kigatuma abantu hanga umwuka wera. Icya gatatu, kuvangirwa. Abantu muzumva baravangiwe n'abantu b'abanyamwuka b'akarismatike, ugasanga baravangiwe ntibikingiza covid, ngo ni umwuka babwiye, barawubeshyera. Kandi akigira gutyo baramushimangiye ingingo zitandatu ari umwana, zitandatu zimuzuye mu mubiri, zitandatu. Ajya kugura imiti kuri farumasi, kucyuta imiti yinywa, ariko baza n'urukingo ngo rurimo shitani, ngo niko Imana yakubwiye. Baravangiwe, bigatuma abantu banga umwuka wera kubera abantu bavangiwe. Niyo mpamvu mbinginga ngo abantu muri aha, umwuka wera ntago ari uw'abakene, si uw'abatagira akazi, ni uw'abasirimu, ni uw'abakire, ni uw'abami, ni umwuka w'icyubahiro. Ikindi rero, abandi bantu ugasanga abantu bafite impano z'umwuka ntibajya kwiga, ugasanga ntibajya mu ishuri. Ishuri kada ngo ngiye nize gusoma kubera Imana. Nibyo, amashuri yaraje, cyane ujya kwiga gusoma nushaka kugenda uri mukuru. Sine secondaire Imana namwe ntago munzi, nambara uniforme muzi yongeze. Ari he twiganye? Twariganye Yesu umwana, hari n'abandi twiganye hano. Nize secondaire ndi umugabo. Icyatumye njya kwiga nje babwire, nashaka umupasiteri charismatique, umupasiteri uzira umwuka wera. Nsanga ni nkuzura ntaragiye ku ishuri, nzajya mpagarara bansuzuguri. Mbwira Imana nti, Imana rero ndajyayo, ntawe nzajya gusaba ngiye ku ishuri. Secondaire nize Kacyiru, sinze ni hafi hano, ndayirangiza
njya kaminuza ndayirangiza mfite diplome ndukorera ya gatanu ebyiri za theology ebyiri zo muri management ndukora masters muri theology ngiye gukorera doctora muri Canada nukugira ngo nihagira uvuga ku mwuka wera avuga ngo umwuka w'injiji mubwira ngo mfite diplome zisobanutse kandi uzi umwuka wera usanga abantu abasirimu hano harimo international mwebwe muvuga mu cyongereza cyongereza n'ururimi rumwe Imana yatanze ugasanga niba uri umwonyi uvuga icyongereza n'igifaransa uri umusirimu mukabara nta kureba barakushutse barakubeshye umwuka wera avuga mu ndimi zose Imana ivuga mu ndimi zose ubwo busirimu bwanyu nimuzura n'umwuka wera umuririmba indirimbo z'igifaransa n'icyongereza n'ikilatini n'igiportugal ariko muvuge mu ndimi nshya umwuka wera si w'abakene n'abashonje n'abasabirizi niyo mpamvu nkeneye kubona abantu bafite ibiryo buzuye umwuka wera badasengera ibiryo bavuga mu ndimi nshya ndashaka kubona abategetsi bakomeye bafite inyenyeri ku ndugu buzuye umwuka wera Koroneliyo yari umusirikare mukuru yuzura umwuka wera abami ba Dawidi bari abaperezida buzura umwuka wera ndashaka kubona abantu basobanutse buzura umwuka wera ni mu byambure bari abantu bagenda basabiriza muzura umwuka wera mufite n'ibiryo uzi ukuntu berwa ufite ibiryo uzuye n'umwuka wera kuza umwuka wera udashonje uzi gukoresha amaboko yawe ukuzura umwuka wera icyanyuma gituma abantu tuzura umwuka wera nuko abona abashumba babo ntawo bagira bakavuga ati n'umushumba ntabyo afite ngeze iyo batawufite barawuzimya niyo mpamvu abashumba mfite Imana yampaye umugisha impa abashumba benshi imbereye ndeberera ngiye kubategeka buzura umwuka wera bongere babatizwe amen ntabwo nshaka kuza gutinda ndashaka kubona pastor uzi umwuka wera kamabwira ndimo soza rero hari ibintu bitatu Imana yampaye bimpesha kuvuga ibingibi njyewe nabatsirwa umwuka wera niyo mpamvu mbyumva mbivugana fierté confidence cyane uzi umwuka wera njye ngubatizwamo njyewe muri njyewe iyo mbivuga ndabyumva rero niyo mpamvu nkangura itorero abayobozi mu matorero bagenda buzura umwuka wera be kujya bawuvuga batawuzi abiga amashuri y'Bibiliya mugenda muzura umwuka wera mubatizwemo amena ubu rero ndimo soza akamabwire target mfite gahunda yanjye mfite Imana yangiriye icyizere ibintu byose nkeneye irabimpa nta busobanuro na buke mfite bwo kutuzura umwuka wera icyambere ndi umupasiteri itorero nyoboye rigomba kuzura umwuka wera ariko batizwamo kandi Imana tubanye neza ku buryo icyo cyifuzo nakihaye numvira ikirije yarabinyemereye kandi iyo myitozo narikoze mu niremera aba hano mu Gatata hari epfo mu gishanga nahamagaye umwuka wera mbona araje inyarugenge byaremeye ubu ndi ku Gisenyi gahunda ndashaka ko Gisenyi yaka kuko hose Imana yambaye Ngororero Imparutsiro Nyabihu na Rubavu uturere tune twose Imana yaratumpaye yonjyamo nta muntu usaba audience hose abari mu rugo njyayo ubu rero mfite gahunda ibi bintu ndi kubabwira ndi kubikora icyambere amasengesho Gisenyi turi gusenga kuva muri covid kwebwe turasenga kandi amasengesho y'abatangizi yandi y'abadebita y'inyiga guhuma y'itatu twara yarenze y'abantu batangira gusenga basenga itatu yandi inenewe basenze n'inkoko zikasenga n'imbwa n'ingurube n'ibihunyira uza ujya guso itaho cya Yona baravuze ngo n'inkoko ntizigiye gutoragura ubwo rero inkoko zarayashoboye ntizapfa ayo rero twebwe twara yarenze Gisenyi ni 5 niyo mikeya turi imbere y'Imana tutarya dusenga 5 7 10 tugatangira 5 7 buri kwezi Igisenyi hari igicaniro turi gushaka ko karakarere gafatwa ndi mu mujyi urimo abasambanyi benshi umujyi urimo fraude nyinshi umujyi abantu bose bajya gusambanirayo ngomba kufata mu izina ryande rya Yesu nawe ufata ruko haje umwuka wera ndejo turafite iminsi 5 ejo mu gitondo dufite 5 namaze gutumira abantu bose b'igihugu cyose ibi mbabwira muzaze kureba igihugu cyose nabahamagaye abayumbi
nahamagaye kuva Gihundwe ndagenda nyazahuye ndagenda nyaza Nyabisindu Kigali babampaye igihugu cyose abantu baje gusenga bavuye mu gihugu cyose barahari kandi tugeze urwego rushimishije tubaraza muri hoteli ko nashaka gufata amahoteli yo korara mu indaya kararamwe abanyamasengesho ibi babwira ni ukuri twebwe dufite guest house abantu baza gusenga iyo bamaze gusenga tubaha amashambure meza ikigo cyemewe n'amategeko cya kindi bararamo twabikuyehe nabonye Kaneziyo yari yadusuye mbona aratashye ariko amahirwe atahira mu cyumba gisobanutse polisi je nari bije basanga ntiyaraye mu birago by'abanyamasengesho no mu byabirago no mu mikeka bajye bararamo basanga araye ahantu hiyubashye ndavuga nti ibingibi ni isome Imana impaye uza gusenga wese aturutse hanze ya Gisenyi hoteli uba amahoteli yacu yamaze kuzura hariya ku Gisenyi twamaze kubukinga aho bagomba kurara abandi bari mu mahoteli yo ku mazi abakira rimwe abakire bishyurira ubwo ngubwo nuko Gisenyi imeze mfite gahunda yo gufata amahoteli yose nabwiye abari abanyamahoteli nti ngiye kubaha abakiriya ndashaka ku isi yose apana mu Rwanda gusa indege zimanuka zizanye abantu baza gusenga ku Gisenyi kandi muzabibonesha amaso yanyu ejo bundi hari umuntu wo mu Bwongereza mfite umuntu uvuye mu Bwongereza couple uvuye mu Bwongereza ije gusenga ibaze umuntu akava mu Bwongereza akambwira ati nje numvise ibibera iwanyu nje gusenga tugomba gufata rero Gisenyi ubusambanyi bukarangira abaca hano bose bagashaka inzira banyuramo ariko inzira ijya Gisenyi twashaka kwifata mu izina ryande rya Yesu tugaca forode hanyuma tugafata bari amahoteli yose abayarimo akayacubikamwe abarokore baje nkuko mungana mwese mukazaza mwabyumvise igiciro bazakibanantura ni muza mumbwire niba muzaza ngende banura ibiciro mwese muze kuko impamvu bidahenda nta biryo tubaha nukurara gusa no koga ibiryo ntibiba birimo nta biryo birimo n'amazi no koga gusa nta kindi kubera ko twamenye ko hari abadayimoni babana n'ibiryo iyo umuntu arya cyane buri munsi ntahagarike hari abazimu bibanira akaba umuturanyi w'abadayimoni iyo hari urya buri munsi uteyiriza hari abadayimoni utakwirukana abigishwa ba Yesu bari bariye barahaga bashyiramo ifiriti n'umuceri n'inyama n'amafi bajya kuri dayimoni igenda basanga ubudayimoni bwa kadogo bwa feki bwabo nimujya mwirukana namwe buragenda hasigara ikindi kizimu kireba mu nda kirebye mu mara ya Petero kibonamwe inkoko kibonamwe ifi kiravuga ati nta honjya kizimu kiranga Yesu Petero abwira Yesu ati ko nagiye kubyirukana kimwe kikanga kugenda aravuga ngo mwene uwo mudayimoni niba ari umudayimoni uri iwawe bene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza iki ubusa mugende mugabanye ibiryo mugabanye iki ibiryo kandi muganga ajya bitegeka iyo urya cyane ntubasha no kugenda ugira ibiro bikugoye n'ubundi siporo barayigutegetse twebwe rero turi mu mwuka twitoza kabiri iyo turi gusenga twitoza mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ibiro biragabanuka bikamanuka bikagera hasi ntago ari ukunanganaga hari bibwira ko ngewe ntabyibuha unkubise ibiryo nabyibuha ariko kubera ko mfite gahunda ihoraho ntaho bifata ubu ejo ni 5 ejo ni ngahe kandi njyanamo n'umugore n'abana banjye nababwiye murayasenga mubishaka mutabishaka n'ayagahato Imana irayemera amasengesho y'agahato Imana irayumva abana bajyana ku nkoni ndamubwira nti nta nkono iri hano kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5 ugenda urire uboroge wigondore urayasenga namenye kinenewe bategetse amasagisha Imana ikayumva mugende musengesho n'abatabishaka Yesu nashimwe amena mutegura ibitaramo by'amasengesho mushumba mutegura amasengesho tuze tuvuga ibyo muzuru umwuka wera niba utabatije uzapfukama tugusengera uzuru umwuka wera ibyo kuzikira muri VIP mutabatije wapi mugomba kuba mubatiwe umwuka wera muvuga mu ndimisha mutazi umwuka w'Imana amena amen